dore akaga gakomeye kagiye kuba ku bantu, kandi abo bantu ni abantu banze gusenga, kandi gusenga birashoboka. Abantu benshi bahora bingirwa gusenga Imana, bamwe ugasanga ntibabyumva, bamwe ugasanga rimwe na rimwe ntibabyumva, ariko buri wese igihe kigiye kugera bimenyekane koko Imana kubana nayo mu buzima busenga. Hari abantu basenga ariko ugasanga nubwo waboneka abantu basenga ariko ntibasenga cyane ko ubuzima barimo butandukanye n'ubuzima bw'abantu basenga ko nyakuri. Biteye ubwoba kubona umuntu asenga ariko ugasanga ntagasa n'umuntu wa mu masengesho. None ubwo gusenga byawe bimaze iki? Niba dusenga Imana nibigaragara, ibyo dukora nibigaragaze ko tuba mu buzima busenga. Ko nzi ko Bibiliya ivuga ngo musenge. Reka nifashe ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kugendana, kandi kugira ngo muze kumva akaga gakomeye abantu bagiye guhura nako kubera ko banze gusenga. Nizere ko nawe ugiye kunega amatwi tukabana muri uyu mwanya. Ntabwo ndi bumara umwanya munini, ariko unize amatwi yawe. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo ibice 26 umurongo wa 41. Hari ijambo Yesu Kristo ubwe yavuze abwira abigishwa ubwo bari ku musozi wa Getsemani. Bari bajyanye ngo basenge, ntabwo ndi bujye mu mateka ko cyari igihe Yesu Kristo arimo arinjira mu bihe byo gusobanukirwa neza ibi yagiye kwinjiramo byo gucungura itorero. Rero kuri uwo murongo wa 41 handitse ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Iri ni ijambo Yesu yavuze arivuga ribwira abantu, n'uyu munsi Imana iri kurinyuza muri ngiye kugira ngo muryumve. Yesu Kristo yarimo arabwira abigishwa be bagendanye, bari kumwe nawe, bazamukanye umusozi, bari baje gusenga, ariko ngo bagere kuri uyu musozi wa Getsemani barahunikira, bariryamira. Yesu Kristo arangije ngo aramanuka arababwira ngo nimusenge aharaho mutajya mu moshya. N'iby'umutima wabo wari ukunze kuba mu buzima bwo gusenga, ariko umubiri ugaca intege umutima. Mana tugirire neza. Rimwe na rimwe uzabyifuza ariko ubura imbaraga zibijyamo, kandi nutabibamo uzahura n'ingaruka z'uko utasenze kandi wagombaga gusenga. Mana tugirire neza. Igihe ubuzima bwo gusenga buhora mu kanwa kawe utabubamo ntacyo buvuze, n'igihe uburimo cyangwa n'igihe uba ahantu basenga ariko udasenga ntacyo bivuze. Sengesha umutima, sengesha ibitekerezo. Rero najya ngira ngo nudasenga uzajya mu moshya. None se niye mpamvu Yesu Kristo baza kumutwara arimo aragendana n'abigishwa be, bavuye ku musozi gusenga, ariko baza gufata Kristo, Petero agahita aca amatwi umuntu wari uje gufata Kristo. Rero reka mubwire, nawe nudasenga uzajya wibona utandukanye n'ubuzima wirwa uvuga ngo ubayemo. Ushobora kubwira abantu ngo urasenga, ngo usenga Imana ubana nayo, ariko ibyo ukora bikagaragaza ko udatura mu masengesho, utajya unanayageramo. Ntacyo bimaze rero kuvuga ngo urasenga ariko ibyo ukora bitandukanye n'iby'umuntu ubana n'Imana. Erega iyo dusenga tubana n'Imana tukageza ku rwego twebwe atari twe tuba tukiraho, ubwo Kristo akaba ariho uba muri twebwe. Ngaho reba nawe uburyo ubayeho, urebe niba buhura n'umuntu usenga. Niba ukunda gusenga, niba ushaka gusenga, senga bigishoboka. Kandi nabwo nudasenga, imbere gatoya bizagaragara ko wabeshye ngo uri mu buzima busenga,
ariko udasenga. Ntawe uzaca amatwi cyangwa ukore n'ibindi bitandukanye n'ibyo wabwiye abantu cyangwa n'ibyo abantu bakuziho. Bayobaje kugira ngo abantu bagutangire ubuhamya, cyangwa rimwe n'imwe nawe witangira ubuhamya ati njyewe ndi umukristo ndasenga nsenga Imana, ariko ejo umuntu akakubonaho ikintu gitandukanye, n'ubwo buzima nyine, n'ubwo buhamya bwo gutanga cyangwa n'uburyo abantu bakuzi. Imana igutabara, kandi nta kindi gihe ufite cyo gusenga kiruta kimwe. Fata umwanya usenga, ubane n'Imana. Imana umenye kuyisenga, nayo imenye kuyisenga. None niba usenga Imana ikaba itari yanabona byibuze uhora imbere yayo buri munsi, uvuga ngo uhora imbere yayo, ariko nta kintu na kimwe kigaragaza gusenga. Usengana ibitotsi, sengana intege nke. None si ubwo Bibiliya igaragaza neza. Hari umugore yivuga muri Luka ibice 18 uburyo atitiriza umwami utaritaga ku bantu ngo niyubahe n'Imana, ngakajya amutitiriza. Yesu yarimo aratanga urugero rw'uko abantu bakwiye gusenga batarambiwe. Ukwiye gusenga kugeza ubwo icyo ushaka mu masengesho kibona, ugatitiriza kugeza ubwo Imana ivuze ati runaka kuko yanitirije. Tugiye gusengana Imana mu masegonda make. Bwira Imana ngo Mana umenye. Mana nkweretse uyu muntu ukeneye ubuzima bwawe, umwireke kandi umushoboze mu izina rya Yesu. Amen.